byanshimishije biranaburirana kuba na papa wawe nasanze ari inshuti yanjye sibye ko ari boss wanjye ni inshuti yanjye urumva ni iby'agaciro nongeye kwisanga Of course I have to be ngomba kuba nubwo naba ariko urabizi ko papa wawe ntabwo ashobora guhita abakozi babi ndizeye rero okay Nicky hello uvuga neza Shaka ko duhura nkakubona maybe ne tukibwirana by'umwihariko Nyeze tese ariko mwana urananiye uraje karibu rero ndi kumva ejo waranyandikiye ngo urashaka kunsura yego ukumwenda banje aho munzwe niko abanyarwanda bavuga ngo umwe ngo karibu ngo wamuza ukunzwe ese ntabwo uzi ko ngukunda we ura ntabwo wabibonye ayewe ukuntu nishimye wa karibu no narigeze kabisa nageze kushuye ngo vraiment karibu urayihorana rero ngangina harakinguye uko nyine ndanezerewe reka ndamuzamubwira mu security wambabariye kwa kweli okay numva mu Imana ndanezerewe okay ese kwavuga birasa byiza uko nyine wamunezeza uratangiye birasa byiza basi yagiye birasa byiza unkorera umunsi unagushimira gute ku makari wawe nakubwira gute ku mutima wanjye utekanye ibintu ndiko mwimana kubona abaho mwoga bashanga neza abamabo ni since my childhood until now yoga mbere nakisukishima niba mwimana nyine hano mu rugo igihe cyose ubona nakari bwiza undi kumva numva ari ngahe uko nyine hari ukuntu wabivuze neza ngo bose ukumwe ngo karibu sinzi ukuntu bivugaga nawe nyine reka nta n'umuntu karibu cyangwa se abamavuga ngo amahirwe yo gutunga telefone kuja contact nice iryo joro naraye neza sinzira neza uko nicuraga ndabamo Allah Imana niyo nkuru niba mu Imana niyo nkuru niko nigeze nagira ibyishimo nuko natungaga telefone erega disi nanjye baje ngo sishe henyine nta n'uto gukunda ni pavuma bwiza wabiraso byiza umusatsi mwiza amaso unayinyana ariko uje wawe no muhanga yaje kukwita amakwita ngo gaju noneho igiti dupata ngo ni ka particulier ibaze ko witwa gaju nta mani twa kamasa niba mu Imana none se ubundi byagenze gute kugira ngo twisange niko yakikobwa ndatuteza amatwi gikunze buriya ni urimo uvuga unakoze nkakureba Imana yanjye ndahari naje ntabwo ubona ukuntu uri cyiza
Sikari bwa mbere bwe umuntu w'umugabo kari mwiza. None nakutangagiza yeye ushobora kumbwira ko ndi mwiza. So bazavuga isaro. Nje nzakwitagaje. Cyangwa nunze nongeho saro. Gaju saro. Baje bagira ngo ndavuga saro nkitwicaye. Ariko ndavuga isaro. Kibazo n'ubwanyitse kibaho n'ubwanyitse gikimva ko ndi kumwe nawe. Ako kamusikina maze nsaba umugabo mwiza umeze nkawe. Iki ni cyo iki. Nicyo cyo guteta, cyo gutoneshwa, cyo kwitabwaho, cyo guseka, cyo guteka, cyo kumva uguwe neza kuko uzaba uri kumwe n'umuntu. Kamasa. Kuko nyine kamasa nzi gutetesha, nzi gutonesha. Niyo narategereje. Niba muri Imana nigeze kumva umbwira ngo ufite umukobwa wawe mukuru. Nanje nimba muri Imana nkunda abantu. Nawe nzomutetesha. Ntabwo nzigera na rimwe ababara. Mu gihe nzaba nkihumeka. Icyo kandi ndahamya ko ibi mvuze uzabigire uruhare nimba muri Imana nzakurinda kwicuza. Ese ikikobwa sheri. Abantu ariko baguhamagara kandi n'abantu yewe bibama cyangwa sheri. Hari abantu basaba kuderanja bagusaba nawe. Iyo telefone. N'abakozi ba wabikoreye ikikobwa. Bareke. Kumwe bareke. Kubivuze. Imana umariye. Bahamagare na Marira. Sinumvisha muzubwira ngo general manager ngo uko Marira. Tesha ukunda umwana wanjye bese ukita kuri business zanjye ese bano bantu bose no gukora kuri umusatsi utwo tukomeza tukanijyana ego muba ubyumva according to me cyangwa se ku bwanje à mon avis kutatwara kucyaha mu tugiye tubatubana temize amategeko ntabwo nakoresheje agaciro k'ikobwa tugomba kumva bamurejeje isilamu tugomba kugira gusezerana ko abantu muri bwe n'amategeko y'idini nabo bose aho ariko ntabibana wikanje yo kuba uri umusilamu gutya n'umukristo na kimwe ndayitora se ujya mu rukundo yirirwa barira nawe ufite umugabo akunda ese yaba ari we papa kuba uri umusiramu nzamva hajya n'ishati nzamva kungwara ndayitora yo kumva isigaye byose kuba uri umusiramu aye amafaranga yafite pe sinakubwiye ntabwo nagura isi ariko amafaranga ndabizi ko ariko wabuze umutima waje n'impamo y'Imana umutima waje warawutwaye narabishimuse umva erega sindagukunda byuzuye utikuvuga naguyeyo hahandi aje niyo mahirwe dushabanje nifuza gufungirwa burundu uzaba ukunze ugukunda kandi ukunda kandi akwitayeho nzogutetesha nzagutonesha nzanagurisha icyubahiro mu bakuzi n'abatakuzi nzagukundira umwana nawe mbese wetekana ariko ejo ugiye kumbaza ngo ntabwo nzamo inzoka ejo iwacu ntabwo bihaba ibintu tushobora kunywa inzoga nimba mu Imana kuko nazaliwa pale sehemu za Kongo lakini tuli abasilamu uli abasilamu wenzangu akuzanishwa n'igisenge uhereye none kabisa ariko utajyanga wangurisha ntabwo ishukura rwaje kuko yicikoga basa ntabwo tutumiza ko wanyibagije kuba umwiza wo uri umusilamu umutima wawe ibikorwa byawe igihe byamaze kwinyegeza kandi nasabye Imana ndanabizi ko utazizingwa nyine nanjye niba nasabye Imana
urumva ubwo ngubwo rero ntibagiye bisigwa ngo tesha turaganira sinibuka ko kwakira kabagareba kamamagare shifa wasanze ari mu gikari yarambwiye ngo akora ndari defanda gusa bakwiye fanda cyangwa bagushakira kafe ninywera amazi hari abantu bavuga ngo ntabwo banywa inzoga ngo ariko banywa ve abo ngabo baraba barataye idini ntabwo babasharize bamwoye idini niwe nasabye imana niwe wanjye nanjye niwe nantegereje kandi muye nizo zizanje reka mpamagare shiva shiva kajya kwikuzanira n'ibisi nyine nta kibazo kwiyandikira kuri sawa ariko kuteye neza wa ndi umunyamahirwe kabisa ari mu nzu z'abake wasanga atarimo na kamera kabanza siri kabazimo kumwe ngo ntago kabazimo sha ntawamenya isomo nzarikomeza sha ariko se kikobwa uko ngene wagenge itamukumbura n'imfa mu Imana watinze pe ariko se kandi umugabo se kandi umereye umugabo duteye atanasuhuza yateye senjira zanyirwa uko ngene wahereye kandi uza wicara ahantu hayo wicara ubu hano hari umuntu wica uko ngene ntabwo umenye ibyo ari byo kandi nta nubwo nakuzi vraiment uko winjiye ahangaha undi bazabagira umwana witwa kusiba undi uri muntu ki uza kumbuza kwicara hano kwa ugiye hari uko ngene icara nyine ndakubaza rikamubaza uzomenya hano hicaye umuntu uko ngene uzamenya wende ndakubwiye hano ntiwemereye kuhicara uko nageze ntaguka ukuzi uko uje ngenda kubonye ubusubiyeyo utegereje baguye kari mu Rwanda mu gihe udashaka kwicara icara hano aho ngaho tutegera none se gaje yarimutse hano warahakuze ariko kwicara ahangaha kumwe uraza kubinyuka si ibintu byaba bibaye iminota Mayira ndakwiyamye Mayira ndakwiyamye Mayira ndakwiyamye hano si ku kazi si ku kazi uyu nguyu ni shayi wanjye niba utamuzi genda ujye ku kazi none ntugomba kuza hano mu rugo utampamagaye utanira satani ngo wikwicara utanira satani uyu nguyu ni shayi wanjye sibyo ni umukunzi wanjye use kuki wiwo nawe waba uri kwitesha agaciro cyangwa ni uburyo bwo kunyirukana se je nari mfite ibinzanye kandi bidufitiye inyuma uyu murara wababariye ukanyubaha kandi ukagira ko wabugize neza ntabwo ari nawe naba numvashya ujye usana mpamagara ubone duha umwanya uyu ni mabuja tubabariye akaba bosi wanje turabizi abantu bose barabizi bose niwe numvashye ntabwo ari wowe nta kibazo kabisa ariko wiza mwinkiniraho filime muvumbeshya wowe ngo sheri Mayira nakubwiye ngo genda
ibi ni ibindi byinshi wamya guhamagara none se nari wamenye ko ntakwitabye yampamagaye bayise nabikora ukomeye ariko sinakwitabye kuko ntari mfite umwanya wo kwitaba nari mfite impamvu yatumye ngo irakara wibabara Menya jya uzampamagaye basi se mwampaye amazi yo kunywa sasa bambwiye witwa Mayira yayinzira we oya we nta kintu ni ubwa mbere uje hano se winjiye uko ngene njye nabigize nangize ngo ni genda Mayira nangize leo umusumba genda ukoreshe aho amazi turi kurira hari hanze urakoze kugenda amazi yo nanayagura urakoze kumvira ariko ntagushakaga nubwo ntazi yenda sinigita kugira ngo ndagusuzugure n'ingabo mwabuja ariko ntagendere kabisa ariko mutazaje ntabwo birebetse neza karibu sibyo amazi yo ndayigurira nta sawa urugendo ruhire kabisa sawa umugabo azayinjira n'uwinjira iwe kabisa namusubiza nakubwira bariya Mayira n'umukozi wanjye kandi ukora akazi gakomeye kandi ukuriye abakozi bose muri kampani rero no kuba nta mugabo mfite hano mu rugo bisanzura gusinzi mba ariyo mpamvu ibyo ndaza kubikurinda ibyo byose ndaza kubikurinda birarangiye none ngeka bisa ngiruza kuproteje muheshe y'icubahiro muhe urukundo utabonanye abandi eba vraiment muhe protection yayindi navuga ngo yayindi utazigera wabara n'umunsi wari wicuza Mayira n'abandi nashaka kumbwira ndabibukana muri kampani niba ari wowe waza kugutera iyo mujini bitwaje ngo waje mu mujakazi Mayira akora neza akazi twashiraho n'abandi bakora bubaha tuzabireba kana kibazo kabisa lakini uri wambwiye ngo dupange mariage ryari rwose ntabwo nditeguye kubera yuko nawe kimwe cyose kimbabaza ntabwo wakishimira twapanga twese dutekerejeho uriya mwana tukeneye kubanza kumuganiriza nawe akabaye inshuti yacu mama tukamubwira na projet mfite lakini tubikoze mu ibanga tubikoze mu ibanga umwana ashobora kumubanga kuko nabonye ni mukuru dukeneye kumubwira ukuri kandi umubwirire ko ndamukunda ubundi si uramuzi namubonye niba mubonye mu isomene yashize mu cyumweru cyashize naho ekikoga ikibazo cyabo abakozi bose bazaba bagutesha umutwe ari abo bamayira twabibukana tukangaje abandi b'abaprofessionnel ari abo bose bazaba bagutesha umutwe abo bose turabasezerera igisigaye jewe ndashyiraho abakozi nizeye kampani izatera imbere abakozi bose tubibukane tuzamure business hama ninjye nawe kabisa kugeza upfu urabivuga guteshwa abakozi uzane abawe bizeye ariko mba tubazanane tugiye kubaye umuntu umwe ekikoga nyumva neza tugiye kubaye umuntu umwe tugiye gusezerana ivuze turasezerana kuva ngayo tutumwe ubwo bivuze ngo turaza kuba tubaye umuntu umwe hanyuma umugore we isigaye byose ubirekere bikurikirane kampani ndayishyira mu biganza bizima ndaza n'abakozi nizeye uretse gato ase wanyigije neza ariko se weho nawe ugeze wanshaka okay wanshakiraga iki gira vuba shaka nyine muri make mana yanjye sinzi niba ari urukundo niba ari ibisazi se wanyumvisha ndakukumviriga niba wamuje amajanga mu gitondo
muzi ngo njama hano mu wajana gitondo mu gatongana mu muryango mu gatongana ya Sarigoma yajendaga ntago ari Sarigoma okay umuntu uvugana na mami wanje kora gutumira Sarigoma ubundi icyo ngukunda hasanga uri kumfasha kitazongera kwinjira ahangaha ntago ari ibyo umuntu mami ahakariba kinjira byo mwubaha sibyo noneho rero baza nakunze by'urukundo by'indani cyane imigozi arimo akantu uvuze ngo nta mukunzi mama ariko koko akabuze mu basazi kabonetse kwa mabuja ngo ndababaye nakunze yego mama dise nyampinga ase wimora oya banza ubwe ngo wamukunze ngo wasaze ngo washembenetse ngo bwa doresa ngo iby'iyi minsi mwese reka nkubwire ndakuze na mama arabizi umuntu mukuru yemera gukunda Sarigoma en general umuntu mami yinjije akamuha kare w'umuntu yemera gukunda oya jya uvuga ikinyarwanda cyumvikana ubundi se numva ngo warize se wize umuntu mami yinjije mu nzu akamuha karibu nubwo yaba ari Sarigoma yemera gukundana n'umukobwa we ariko mabuja waruhaye bashaka asemani ntabwo ari Sarigoma rero uza amafaranga akorera wowe sozi ya pari nakoraga nimugoroba sha nahiye baye ni iki yanwitse rero reka nkubwire sibyo njye urabizi mama ye rwose amemba neza ni n'inshuti yanjye ariko ibyo bintu ubundi se wazatse mama ye sinabonye niwe baziranye do yaranciyemo kabiri rero kugira ngo ibintu bigende neza sibyo sinakugira inama yo gukundana n'Isarigoma ahubwo reka ngende ndaje yewe ndaje gira yina ariko nyuma y'igihe kinini ngeze mu rugo umeze neza usa neza karibu wemu welcome so wakwicara hano ko turi bakwiye Shase kutarabu yes icara tumeze neza karibu cyane ndakwishimiye kuza kunsura ni mu rugo urabona hatandukanye na hano hano mu mujyi urabona ko hano nyine ni ahantu hari sempure nyine n'amarangi urabona ntabwo barimo neza ntabwo ari nk'ahari iwanyu nyine nko mu gikoma cyawe kandi urabona meze neza ntabi ndi hano njyenyine mama yagiye umukecuru yagiye kwa muryango remezo nta wundi muntu uri niwe wenyine urisanzuye rwose uko uri hano urisanzuye rwose yiyumve ko uri ahantu turi twenyine turi babiri gusa nta kibazo isura ntabirenze twaganira n'abandi batarabizi nta kibazo ndi hano ntabwo jyenyine biremewe nabyo twahajya nta kibazo ariko gusa nishimiye cyane
se ni ugutinya ni ubwambere aterese arakabije reka mugerageze